amafaranga y'indabo reka nayo kuyaguza indabo ngiye kuyenda gura agapaki kitabi agakarito k'iki kitabi kuzanira umuntu wafuye indabo ntacyo zimumariye no kuri pe cyangwa icyo zimaze no kuzifotorezaho we nta kindi abonamo no kuzifotorezaho umuhango ukaza ukavuga ngo reka tuzabirebe ari ikindi tutari gukore umuntu akazana gutyo umuntu akamushyingura tukamumururutsa twamugeza hasi umuntu akazana n'umwana ngo nawe gaye kana ngo nawe ganagayo kano ngo nawe nagayo kano nimba atari guterekera n'ibiki abantu bakuze bari baza akamaro kitwa guterekera ariko nimba atari guterekera kuzana agataka ngo nagahari nawe kano gataka ngo nagahari ngo nawe nagahari ibyo bintu n'ibiki ni imihango yo guterekera ipfuye ababikora bose nabahanuzi binyama nabo barayobye none ko dufite ubwenge bwo ngiye gusezera wapfuye ninde babwiye ko umuntu asezera wapfuye umuntu asezera umuntu arimo aho kanyuma nangirijeho yego uyu muvandimwe afite umusaraba afite iki umusaraba aha kubakurikiye ipica y'umusaraba kubakurikiye ipica y'iki y'umusaraba umusaraba ntabwo washushanya ku Kristo abazi kushushanya ku Kristo barayobye ahubwo umusaraba bawuwambagaho abambuzi n'abagome kuko rero mwabikoze nabwiye ngo hari ibyo mwakoze ndibabwire ngo ntabwo nibirenzeho ariko ntabwo nabura kubibabwira ko ari ukuri ngaho namwe mutekereza uyu muvandimwe yari umugome none se tumwambiye tumerekere cy'umusaraba nimba twumva ko akamaro umuntu nawe nimumereka najya mu byumba abantu b'Imana kora ikintu gisobanukirwa ikindimo gukora kuko ndakizi kuko kimaze iki nimba atari umugome kandi twarubangaho amagome kuki dushaka kumuherekeresha